ndabasuhuje. Numubona ubwiza bwe cyangwa se ukareba ibikorwa bye hirya no hino akora, uzibaza uwo ari we. Ni umuntu utitiza imbuga nkoranyambaga abantu benshi bagakangarana. Ubwiza bwe afite, ikimero ndetse n'uko ateye, ni umubyeyi cyangwa se umumama ukurura abantu benshi kandi akagira inshuti nyinshi zimukurikira cyane ku mbuga nkoranyambaga ze. Uwo yitwa Mbabazi Shadia, ariko akaba azwi ku izina rya Shadibu. Nuvuga Mbabazi Shadia abaramwumva ni bake, ariko nuvuga izina Shadibu n'uruhinja rukimenya kuvuga ruramenya uwo ari we. Ni umukobwa w'umutima mwiza, nubwo abenshi bamubibonera inyuma babona ari umukobwa ufite ukundi kuntu ateye, ariko ni umukobwa ugira urukundo. Uyu mukobwa ibikorwa bye byose bikunze kugaragaramo urukundo cyane, dore ko afite umutima ufasha abantu bakiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se abakene ndetse n'ababandi batagera kirengera. Shadibu yagize inama agira abantu, dore ko ari umuntu ufite umutima urangwa n'urukundo cyane cyane, agaragaza ko ahangayikishijwe cyane n'uko abantu benshi babayeho mu buzima bubi. Mbabazi Shadia uzwi nka Shadibu ku mbuga nkoranyambaga yatangaje amagambo y'ubwenge ashobora guhindura ubuzima bwa benshi, yabafasha kwiyakira no kudacika intege mu ngendo cyangwa se mu rugendo rw'indoto zabo. Uyu mugore yagize icyo atangaza ndetse agira inama agira aba bantu bose uburyo bashobora kwiyakira bakiri mu nzira y'amajyambere, abafite indoto zo kuzagera ejo heza, agira ikintu ababwira. Shadibu yagarutse cyane cyane kuri ibi bintu bikurikira. Yo bagezeho ikiganiro ni Ildefonse Habimana Rwanda, ndabakunda, bahaye ikaze. Shadibu yatangiye avuga ku bantu bafite indoto zo kuzagira icyo baba cyo ejo hazaza. Shadibu yaravuze ati, twese iyo tukiri abana tuba dufite indoto zitandukanye, buri muntu aba yumva azaba uwo yifuza. Bamwe bazaba abasirikare, abandi bapilote, abandi bazatwara imodoka hirya no hino, abandi bakumva bazaba abayobozi bakomeye, abandi bakumva bazaba abahanzi. Mbese buri muntu wese agira indoto z'uwo yifuza kuzaba we iyo akiri muto. Atariko igitangaje nuko uko umuntu agenda akura, ariko izi nzozi twese dukurana akenshi zigenda ziyoyoka bitewe n'icyizere umuntu agenda yigirira, ariko rimwe na rimwe umuntu akisanga mu bindi. Wa muntu wakuze azi neza ko azaba umuhanzi, ugasanga yabaye umutwazi w'indege, cyangwa se uwavutse azi neza yuko azaba umutwazi w'indege, ugasanga yabaye umufundi. Ibi ni ibintu yatangaje, ariko akomeza avuga yuko ntuzigere na rimwe wumva ko ubuzima bwawe bugeze mu marembera, ahubwo akomeza agira inama yuko ugomba guhatana mpaka ugeze ku nzozi wihaye. Yakomeje agira ati, ariko uko dukura kenshi ukuri kurigaragaza kandi izo nzozi zikagenda zishira, nyamara izo nzozi ziracyari aho mu mitima yacu. Uyu mugore uri mu batigisa imbuga nkoranyambaga akomeje avuga ko nubwo umuntu ashobora gucika intege cyane, byose biba bigishoboka mu gihe agihumeka. Ati, none se nkubwiye ko byose bigishoboka wabyumva ute? Ntacyo bitwaye aho ugeze uyu munsi, ntarirarenga ku buryo byakubuza gukurikirana inzozi zawe no kuzigeraho uko wifuza. Shadibu yakomeje avuga yuko burya ikintu cya mbere umuntu yagakwiye gushima ari ubuzima. Iyo ufite ubuzima byose biba bishoboka. Akomeza avuga yuko wowe mu mutima wawe niba wumva ufite inzozi zo wifuza kuzaba we, ntarirarenga, birashoboka ko rwose byazashoboka. Icyo usabwa ni uguhora ushizemo imbaraga cyane, ugakora kandi wivuye inyuma. Nubwo Shadibu akunzwe gutarangwa ku mbuga nkoranyambaga, akenshi agaragaza umutima w'urukundo mu gufasha abakene no kugira inama abumva ko isi yabituniyeho. Mbabazi Shadia benshi bazi nka Shadibu ubusanzwe ni umubyeyi w'abana babiri, yabyaranye na Meddy Saleh
banabanye nk'umugabo n'umugore mbere y'uko batandukana mu mwaka wa 2016. Ibi ni bimwe tuvuze kuri Shadia cyangwa se Mbabazi Shadia uzwi nka Shadibu, abenshi babona nk'ikizungerezi dore ko ari umukobwa uvuga rikijyana hano muri Afurika. Ariko yakomeje agira inama avuga ati wowe uri kubona byanze uyu munsi komeza ushiremo imbaraga, ariko ntarirarenga, ati ntawuvuma iritararenga. Reka dushimire wowe dukurikira hirya no hino mu bihugu bitandukanye, wowe kandi subscribe turagushimiye. Nawe utarakanda subscribe, iyi niwe mwanya wo kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bikugeraho 5 kuri 5. Turagushimiye kandi turabakunda. Ciao nawe utaha.